ubwo si ibyo twavugagaho birarangiye ibiheze ugiye mu kibuga utabanje imyiteguro y'iyo match ariko mu kibuga mbajyanye muri match niwe wari uvuze ngo turaza kubigarukaho wituyobya banza uvuge ubanza uzane izo imyiteguro y'iyo match zawe na Aime nanjye se ndimo nawe ubu sinde none so uranyagirwa n'abantu uti ubu Karenzi abemeje ko muri SK ariho hari ibibazo koko none se ikiganiro cy'urukiko rw'ikirenga we waruburamo gute ikibazo cyari mu rukiko n'akazungu erega n'akazungu ntabwo avamo nawe arimo nanjye ndimo harimo uwo murongo ari kugushyiramo n'uwo ntashaka ari hano mwumva ari kugushyira mu murongo bamaze kwemera ko hari ikibazo cyari kiri kandi nta kibazo cyari kiri ariko hari ukuntu mujya mumuyobya hari ukuntu Karenzi atwaramo ibintu niba hari ikintu cyiza ni nabwo umenya ngo umuntu yayobye mu mivugire ye iki buriya n'igihe dushyuha nyine tukavuga cyane ariko utuje wumva niwe ahubwo ugira amahirwe yo kumva neza ikiganiro cyane biranaryoha abantu batwumva operasiyo yazanywe na Aime turayisesengura natwe nibwo namenye ko abantu batwumva baryoherwa kurusha twebwe tuba tuvuga cyane abantu batwumva kuko biba biryoshye pe kuko buriya iyo muri deba zingana kuriya hari amakuru abantu bamenyeramo atari yaranateguwe gutanga pour gukonvenka abantu cyane cyane kuri facts cyangwa se uzana facts ku bintu uvuga naho ubundi Sam kuvuga ngo ikibazo cyari kiraha ni opinion cyangwa se moyen ni opinion yanjye ni droit d'entrée aho hantu rero makuru twavuga ahubwo wenda wavuga uti aho hantu Karenzi nimubitwara mu buryo ari kubishakamo uraza kwisanga ugiye kubanza kurwana nuko hano harimo ikibazo kandi nta kibazo cyari kiri hano twavuze saga na bombori ziri muri Rayon Sport niyo makuru yari ari muri Rayon Sport ahubwo nitujya kubyanaliza turamuvuga ahubwo cyoroshye kuki Karenzi avuga ngo sibyo ikibazo ngo kiri hano ikibazo Rayon Sport yatuje ibyo navuze ni nk'amazi ateretse ahantu cyane niko abyemera mu gihe twebwe amakuru twamenye imbere siko bimeze imaze no kungana imaze ngo Rayon Sport abantu batananyumva nabi yavuze ngo Rayon Sport iratuje nta kibazo iriya ni ikipe y'abafana sibyo y'abantu benshi ni ikipe y'abantu benshi nta gihe na kimwe niyo wayiha ninde twemera mu miyoborera niyo wayihangira ngo his excellence yashyira ku murongo ntihabura abavuga sibyo ntihaburamo utuntu ariko icyo bitasaga byacitse sibyo ntayo rwose ahubwo turumva ijambo rifite Sam Karenzi habe namba aduhe uwo mutuzo twebwe ntacyo sindivuga ngo tutabona kuko nanjye mbashije ntabona ariko se iyo mwicaye aha sibyo muvuga ngo mukanagarura muri deba ngo Jean Fidel sibyo Jean Fidel mukanabidefana rwose ko rwose yarayoboye neza hari imbaga oya nisitwebwe gusa twakiriye yego mu gihe utari uri hano twakiriye ubutumwa bwinshi uri kumuvuga ko mwese ariko reka no muri izi nuzi oya sinzi wenda Jean Fidel barimo bavuga ngo aho ucyo nibuka n'ikimwe federation yaramuzanyemo Karenzi aravuga atari byo aho baravuga ngo Jean Fidel yarayoboye neza reyo urushiye komite cyane murabivuga njye narabumvise ikintu nibuka ni kimwe ikintu nibuka reka nkwereke icyiza ibyo si inkuru reka byibuze cyangwa icyiza duhere ku nkuru izo zitwaga byacitse zitabaye aho kugira ngo tujye nyine mu bintu byo kwivuga ngo twavuze ko Jean Fidel ariko Jean Fidel njye nakiri ubutumwa bwinshi bw'abareba bavuga ati twatangiye kumukumbura sinikosa reka tujye mu nkuru hari abakunzi ba Rayon Sport rwose ibyo byaba ari bya bindi by'abanyarwanda bavuga ngo nta murozi wabuze umukarabya Karenzi urwo rugero none se wumva ute ko mu myaka ine nta gikombe ngo baramukumbuye bakumbuye icyamahoro avuga ati muragitwaye ikintu nibuka niba aricyo Karenzi yumvise naravuze ngo iyi komite idatwaye igikombe cya shampiyona nta gishya yabigiye mu mujyi wa Jean Fidel nicyo nibuka none se aravuga ngo Jean Fidel yarayoboye neza yari wenyine
ariko kuvuga ngo Jean Fidele ngo yarayoboye neza Rayon oya narabumvaga rega n'ingero naho byerekeza mubigarura mutya mugira mutya hari Ariko ibintu rero, hari ibintu hari ibintu bidakwiye turi gutindaho. hari ibintu bidafite aho bihuriye Kazu, hari ibintu turi Jean gutindaho. Fidele ndamwubaha Hari ibintu nemera turi ko gutindaho. yahawe kuyobora Rayon ntiyatowe n'abanyamuryango ba Rayon ngo bamuhitemo bati mu bakunzi ba Rayon sibyo bayivunikiye dukunda dufite tubona watujya imbere n'uyu ibyo ntibyabaye yarazanywe sibyo ahabwa Rayon Sport sibyo mu myaka 4 yayiyoboye nta gikombe cya shampiyona yayihaye yatwaye icy'amahoro sibyo yatwaye icy'amahoro na Mukura yaragitwaye na Mashami yaragitwaye icy'amahoro na Bugesera yageze finale yari gitwaye habuze gato icy'amahoro sinkibara knockout imikino 5 nta imikino 5 umuntu wese yayigwaho agatwara igikombe na Sport igeze gukina finale habuze gato yari gitwaye igikombe cy'amahoro ibintu bya knockout biterwa nuko hari yatwibukiranye inzira wanyuzemo rege yagiherukaga ryari cy'amahoro si 2014 ngo kuba na 16 cya ntuza cya Gacinya 16 byaba na kera ariko ntabwo ari igikombe nyine nyamukuru oyi intego ya Rayon ni icya shampiyona ntabwo yari ikipe y'igikombe cy'amahoro ni ikipe ya shampiyona sibyo nta kintu na kimwe kidasanzwe cyabaye muri Rayon ku bwa Jean Fidele wavuga ngo uyu munsi sibyo yaba mu miyoborere muvuga sinzi aho muyikuriye mu miyoborere myiza mu mezi 3 gusa Jean Fidele nta mu vice president yaragikorana nawe sibyo mu bantu 16 yatoranywe nawe nta wari ugihari uri active ugaragara sibyo nta gishya rero gihari n'umuntu abarayo bakwiye kubaha mu myaka 4 yabanye nabo sibyo ibyo yarashoboye yarabikoze nk'umuntu njyewe ntacyo muveba cyane ko ntago yari passion ntago yari umuhamagaro ngo uvuge ngo yarabiharaniye kugira ngo azayoborereye sibyo ni ibintu yahawe arabikora kandi yabikoze neza mu bushobozi bwe ku gihe cye sibyo ibyo umurero wese akwiye kubimwubahira ariko muri deba yo gushaka gutwara ibikombe yarayiyobowe neza ntabwo ari we dukwiye gushyira imbere no kugira navuga nka idol ntabwo ari byo iyo ni realite uko ni ukuri kuzuye cyetse niba hari ubibona uko ndavuga ati ngewe mbona Karenzi sinzi niba mu mezi 3 dutangiye kugarura Jean Fidele mu mezi 3 abantu bayoboye ikipe dore uko bimeze wayoboye imyaka 4 umuntu w'umunyabwenge mu bintu avuga abanza kwantisipa y'ibintu bigana sinzi muri kunyumva neza donc aho ibintu bigana gute ngo kuba nzi ngo amaherezo y'inzira bizaba mu nzu nabanza nkasenya inzu nubwo nkiri mu nzira igana mu nzu cyangwa ibimenyetso kugira ngo anytime haba handicap mu miyoborere hatazagaruka icyo kintu I have to banze nigize iki kintu se nkubanza kugira ngo ariko ndimo ndavuga ndimo ndabakotinga oya kuko ibyo nibyigize Karenzi no dore impamvu ntari buze kwemera iki kintu ntabwo ibyo byigize bibi inkuru aka kandi ndashaka tuvuge ku nkuru twatangaje hanga yuko Rayon Sport bize gukora imyitozo sibyo two kujya ku bitari inkuru abantu bose abantu batwumva cy'abafana Rayon ni abantu bafite capacité intellectuelle yo kumenya ngo uyu muntu kanaka yayoboye nabi cyangwa yayoboye neza ntabwo bisaba yuko tubyibutse cyangwa se tubashyiramo nk'iryo cengeza amatwara ryo kubabwira ngo mugendere kuri unabivuze ugomba kuba ufite ibimenyetso twe turabinfluencer n'ibyo bashobora kugendera kuri icyo garagaza ibimenyetso ariko ntabwo wavuga gusa kuba umuntu hari ukuntu wenda tuvuge n'urugero ushobora kugira nka fera mu kuyobora ikiganiro ariko ukavuga ngo reka manze mbikore sibyo ntihazagire umuntu utekereza wenda nka Cedro n'urugero y'uri kiganiro ahubwo bumve ko nimba byaferinze ni nkuko n'undi yaferinga kuko uzi ko umunsi umzaferinga bashobora kuza kugiranya na Cedro I have to clear Cedro before because this was not the topic iki ntabwo ari topic aho bigana mu gihe abantu bazaferinga n'izindi topic urumva Karenzi kinarimo reka nisobanure mbivuge mu mazina yabo nuvuga ngo mu gihe ubuyobozi bwa Rayon buzaferinga bazabugereranya na komite ya retired
so reka nantisipe nongere nibutse weakness nta nubwo byabura ibyo none se byabura ibyo ni abantu batwumva ni abantu ku rwego rwo gutekereza ngo ese mu buryo buri administrative mu buryo n'ubu ntabwo bigombera ko turi buze kubanza kugira ahubwo nka anticipation tukiri aho ubu ubuyobozi bwa Rayon buzi igikombe cya shampiyona ubuyobozi bwa icyo nicyo n'urugero nanze icyo nicyo twe gutegeka ko ni ngombwa Rayon izatwara igikombe cya shampiyona ugira ngo ukibuzakurikira iki bubuze igikombe cya shampiyona mu myaka 4 muri iyi sezo none sasa gakanyira kuri none se ugira ngo wabatega imyaka 4 icyo shaka abafana bare samashaka mu mazina yabyo byagenda bite nubango abantu baramutse baferinze sibyo tubifuriza no kongera imyaka 3 guferinga kwabo bareka manza ngasoze kare guferinga kwabo kuko nukubabaza abanyarwanda benshi bakunda Rayon Sport ntago ari byo twifuza ariko ni nko kuvuga ngo biramutse bibaye abantu ntibazava ngo byibuze retired ntabwo urumva ofete nuko bazabongera imyaka 3 no kwantisipa icyo kintu kugira ngo hatazabaho comparaison ntabwo byabura reka cyari cyabivugaho nkorohereza icya mbere ntabwo iyi Rayon Sport ishobora gufeiringa ntabwo icyo ni abantu banifuza icyo ni icya mbere icya kabiri inafeirinze komite ihari uyu munsi ubwo ni ya Tade niwe uyoboye Rayon Sport FC idatwaye igikombe sibyo reference sibyo kuvuga ngo byakunaniye sibyo uravaho hajye hundi ntago haza Jean Fidel barebera kuri Gacinya bari yaragitwaye bajya kuri Muvunyi yaragitwaye bajya kuri Rwagacondo yaragitwaye bose baracyahari ntago waza nutaragitwaye ngo bari uza muri deba yo kuvuga ngo wowe Tadeo byakunaniye sibyo turashyira turazana Kazungu ni iki tubyemeranye rero burya arimo bivuga itsazifu ndimo ndashaka giye ibyo ndimo nkora ni nko gutangura ngo bareyo batazibuka Jean Fidel vuba bifuze ko donc ntibazamukompare no ntago bamukompara ko nta gikombe afite bakompara Gacinya watwaye 2 icyarimwe sibyo bakompanya Muvunyi wagize mu matsinda akanagitwara baza nabo bayitwaye hari na Meya Budara ari muri boss sibyo urakoze ahubwo kunyibutsa Budara arahari aracyari muto yaragitwaye icyo mvuga ni kimwe kuki aka kanya bisa nkaho umuntu atagira freedom mu mitekereze ahubwo tugomba kumubirije by'agatekerezo ntawe twabujije kugira freedom c'est ça that's why tutagomba kumubirija introduction natangiye mvuga niyo mpamvu tutagomba kumubirija ngo ntuzakomparire Kare na Kazungu kandi ari uburenganzira bwe ko yakora sibyo se Kazungu ni uburenganzira bwe nta nubwo ngiye nkwa urugero rwa none Rayon Sport bisa nk'abategura abantu niyo mpamvu babwiye ngo tubarimite mu bitekereze kandi bafite uburenganzira mubwiye ko ari ubutumwa muri shampiyona mu Rwanda bari batangiye gukumbura Jean Fidel rwose avuga ati iyi komite uburenganzira bwabo nta mpamvu uburenganzira bwabo bidakwiye kugenda gutyo turi muri shampiyona y'u Rwanda tumazemo imyaka myinshi tuzi Rayon Sport tuzi cyane niyo mpamvu bwire ngo mu bintu Tadeo na komite wera navuga basabwa gukora bidasanzwe no gutwara shampiyona ariko batayitwaye deba zaba ari umuriro muzamubibona kuko Jean Fidel nta gishya nuko ari kumwe na ari umwe akayibura sinzi n'ikibazo ariko se yari umwe gute yari kumwe na Namenye Patrick yari umwe kubera iki kubera ko bamuterera abandi bananiranywe birashoboka kunaniranywe banze gukorana nawe batayoboye birashoboka kunaniranywe kandi koko baje ariko kunaniranwa nacyo ni ikibazo kunaniranwa ubwacyo si ikibazo ubu uyu munsi Tadeo ananiranywe n'abandi bose akayisigarana wenyine ntatwara igikombe yaba excuse twazavuga ngo urabona yananiranywe n'abandi yayisigaranye wenyine ariko ntekereza ko kunaniranwa kwabo ubwo bushobozi n'ubuhari bose ubwo si bananiranywe kandi aribyo muvuga Tadeo ntago afite ko bananiranywe biratandukanye Tadeo ntago afite ubushobozi bwo kuba yasigarana ikipe wenyine nkuko Jean Fidel yabikoze kuko ahubwo uwabishobora nuwo nuza iyi stati igira representare gare byibuze ni wabikora bigashoboka ahubwo vuga ngo Muvunyi asigaranye ikipe wenyine bivuge mu mazina yabo ugeze rero ugeze aho nashakaga ugeze aho nashakaga naho ngaho ubundi naho ngaho ruzingiye naho ntemeranya namwe completely ariko uzemeranya n'amategeko apana angaho ho ikiza na amategeko apana feelings sibyo se amategeko yayo nuse stati sa amategeko oya
njyewe icyo ntemeranya namwe ni uko ibi bintu mwabigize saga kandi atari saga bande ariko mwebwe Ikiganiro cya siporo. hano SKFM twebwe wayihinduye saga idahari. reka twinjiremo ntacyo ikibazo hano hatangajwe amakuru hariya mu kinyarwanda gisanzwe baravuga ngo nta nzishya ngo uhishe umwotsi cyane uyu mwotsi ariko reka tugerageze tuwumire nawo ntugaragara muraza kunyereka nyine uwo mwotsi Cyangwa ushobora kuba narumvise umuriro urahari. nabi ngenda ashaka kumenya Cyangwa uwo ngo- mwotsi ubundi umwotsi niwo nkeneye Cyangwa- Kuko okay reka Rayon twinjire mu Sport- makuru Rayon Sport nk'ikipe sibyo hari igihe cyageze ibyo twavugaga bya Jean Fidel ayihabwa sibyo nk'uje kuzimya umuriro wari uri mu bwumvikane buke bw'abafana bamara imyaka 4 bisa naho iyobowe bitari mu maboko y'abakunzi bayo tubivugishije ukuri sibyo njye kuva ku munsi wa mbere sinabibonagamo igisubizo yabona nayo mpamvu abantu benshi mbona bandika Karenzi abasaza niwe wabazanye niwe wagize utya I'm very proud haraba mu komite ya Karenzi I'm very proud kandi irifo yo no gukina cyane ndi proud cyane kandi y'ibyo naharaniye y'ibyo navuze Ndabyumva y'ibyo cyane. nashyigikiye This time uyu munsi ndi proud yabyo cyane nta hantu na hamwe ku isi umuti waba gukura ba nyiri ikipe mu ikipe icyo nicyo naharaniye kandi ni nacyo mpagazeho uyu munsi babirwaniramo banigana umwe akajya hasi undi ajye hejuru ni ba nyirayo ahubwo rero sibyo ahubwo aba bagande baravuga ngo na nyine mufu yakwatawawunya nyiri umupfu niwe fata hano ufata hanuka nta bandi bantu ba nyirireyo batari abareyo sibyo nta muti utarimo abareyo kandi jyewe nka Karenzi cyangwa n'undi wabivuga nta mbaraga afite zo kubihindura uretse ko ubuyobozi bushobora kwicara kuvuga ati ariko ibi bintu koko ntabwo bikwiye bakabihindura nk'uko byagenze hatazagira uwibeshya ngo byahindutse ko Karenzi yavuze iyo biba kuvuga mu kwezi kwa mbere byari guhinduka kuko natangiye kuvuga ku munsi wa mbere bashyiraho Jean Fidel sibyo ariko byafashe imyaka 4 ntabwo ari igihe wabihinduye ni abicaye barashishoza basa